Ibihe byiza ko rero dukurikiye muri iyi video, reka turebere hamwe impamvu zishobora gutuma umugabo abyimba udusabo tw'intanga. Turabizi ko hari igihe umugabo yisanga nyine udusabo tw'intanga twabyimbye, cyangwa agasabo k'intanga kamwe kakabyimba. Rimwe na rimwe ukabyimba uri kuribwa cyane, bikagutungura nyine uri mu nzira, uri mu kazi, mu buryo butunguranye ukaribwa cyane, hanyuma ukabona birabyimbye, cyangwa ukabona byabyimbye nta buribwe burimo, ukibaza uko byabaye, ukibaza impamvu kamwe kabyimba kandi ntikabyimbe, bikagucanga. Reka rero wumve impamvu wenda zishobora gutuma igihe kimwe nawe uzisanga mu buryo butunguranye, cyangwa mu buryo wabonaga biza buhoro buhoro ugasanga udusabo tw'intanga twawe twabyimbye. Icya mbere ukwiye kumenya ni uko udusabo tw'intanga dushobora kubyimba igihe warwaye orchite. Orchite cyangwa orchitis ni igihe umuntu yarwaye imitezi cyangwa warwaye izindi infection, izo microbe zikazava aho ngaho hanze, kwa kwihagarika, ukababara, ukokerwa, ukaryaryatwa, iki n'ibiki, bikazava aho ngaho. Izo microbe zikazamuka zikagera mu myanya y'ibanga, zikagera hahandi mu dusabo tw'intanga, noneho tukabyimba. Akenshi iyo twabyimbye uba uri kubabara, iyo wakoraho ukababara, ugatonekara cyane. Muri uko gutonekara rero akenshi bishobora kuza ufite n'umuriro, kumva nyine ufite umuriro. Ahangaha uba uri kwihagarika neza utari kubabara, ariko aho ngaho byageze biri kubyimba izo microbe kubera ko ziba zageze aho ngaho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni igihe wagize icyo bita epididimite. Epididimite ni igihe microbe zageze aho ngaho zikajya muri epididime. Epididime ubundi ni akantu kaba hejuru y'udusabo tw'intanga. Ako kantu kameze nk'agashashe, niko intanga iyo zimaze gukorwa zijya kwibika hariya mu gihe zitegereje ko ukora imibonano mpuzabitsina, maze kakikanda intanga zigasohoka. Iyo rero iyo izo infection, izo mitezi, izo infection za chlamydia n'izindi, iyo byageze muri ka gasabo k'intanga zishobora kuzamukana hariya hejuru muri epididime, ukarwara epididimite. Byose rero bishobora gutuma udusabo tw'intanga twawe tubyimba. Ikindi gishobora gutuma udusabo tw'intanga tubyimba ni igihe udusabo tw'intanga twizinze, tukizinga. Iyo twizinze rero akenshi bishobora kuba ku muntu utabyiteguye, uri kugenda kwa kundi navugaga, uri kugenda mu kazi cyangwa wiriwe mu kazi, nta kibazo wahaguruka, ako kanya utwo dusabo twawe tw'intanga tukizinga, twakwizinga amaraso ntatemberemo neza, tukaba twabora. Aho ngaho biba bisaba guhita wihutira kwa muganga bakakubaga mu buryo bwihutirwa, kuko iyo batakubaze mu masaha 6 gusa, utwo dusabo tw'intanga duhita tubora. Utwo dusabo tw'intanga twaba twizingiye rimwe, byo kubyara bigahita birangira nyine, ukaba utagifite ubushobozi bwo kubyara. Ibyo umuntu udafite ubushobozi bwo kubyara niwe wita ingumba. Uhita uba ingumba rero. Icyo ni ikindi gishobora gutuma udusabo tw'intanga tubyimba, nicyo bita hydrocène. Hydrocène ni igihe muri twa dusabo tw'intanga twawe hajemo amazi menshi. Mu bundi urabona turiya dusabo tw'intanga ko tuba tumeze, kugira uzave hariya hanze kuri rwa ruhu, winjiremo imbere kugira ugere ku gasabo k'intanga nyirizina, uca mu makushe 7. Amakushe 7 rero, hari kushe imwe bita vaginal testiculaire. Iyi vaginal testiculaire niyo iza ikarekamo amazi. Ayo mazi iyo yaretsemo akaba menshi, nibyo ushobora gusanga ufite ryabyimbye ariko nturibwe. Rimwe na rimwe ukajya uryama ukabyuka ugasanga byabyimbutse, nyuma y'icyumweru rikongera rikabyimba, ariko ntujye uribwa. Noneho uko iminsi igenda yicuma ugasanga riri kugenda ryiyongera riri kuba rinini, ariko kubabara nta kubabara nyine, kumva ntacyo bikubwiye kubera nyine ko utari kubabara. Akenshi ugasanga abarwayi benshi kubera ko atari kubabara ntabwo yajya kwa muganga. Ibi ngibi rero ugomba kujya kwa muganga. Icyo bagukorera nta miti baguha, ni ukukubaga ayo mazi bakayakuramo, hanyuma iyo vaginal testiculaire hari uburyo bayibirindura kugira itazongera kurekamo amazi. Ikindi gishobora gutuma utwo dusabo twawe tw'intanga tubyimba ni igihe warwaye varicocele. Varicocele twabivuze kenshi, ni igihe imitsi itwara amaraso hariya mu myanya y'ibanga iba yabyimbye,
yabyimba bigatuma utwo dusabo tw'intanga twawe tubyimba. Iyo utinze kwivuza varicocele nabwo uhita uba ingumba, ntabwo ushobora kubyara. Ariko nanone izindi ngaruka ni uko no gutera akabariro bikunanira, ariko bitangira buhoro buhoro, utangira urangiza vuba, ugatangira kujya ubura bushake, ugatangira kudashyukwa mu gitondo, hanyuma bikazageraho ukazabyibagirwa, ukibera aho ngaho utazi ubushake uko bumeze, ubyumva gusa mu matangazo nyine. Aho ngaho rero ugomba kujya kwivuza bakagufasha hakiri kare. Ikindi ni igihe ufite ikibazo bita hematocele. Iyo urwaye hematocele rero ni igihe akenshi baba bagukubise, nk'abantu baba bari gukina cyangwa bari kurwana bakagukubita umugeri hariya ku dusabo tw'intanga, bagukubitaho umugeri, aho ngaho amaraso agahita abyimbiramo. Akenshi twakira abantu bari bari kurwana, bamukubita umugeri hariya, ako kanya udusabo tw'intanga tugihita tubyimba. Ikindi gishobora gutuma utwo dusabo tw'intanga tubyimba nicyo bita orchite urlienne. Orchite urlienne ni igihe utwo dusabo tw'intanga twabyimbye, n'igitsina nacyo kikabyimba, byose mbese ugasanga byose byabyimbye byabaye binini. Ibi ngibi rero ugomba kwihutira kwa muganga bakagufasha hakiri kare. Ikindi ni igihe ufite kanseri y'udusabo tw'intanga, ugomba kujya kwa muganga bakakuvura, kuko iyo ufite kanseri y'udusabo tw'intanga ukabyimba, birumvikana ko biba bikomeye. Ikindi ni igihe ufite ikibyimba kirimo amashyira kuri twa dusabo tw'intanga. Ikindi ni igihe bagukubise nyine nk'uko twabivuze. Ibi ngibi rero byose igihe wahuye n'ibibazo uba ugomba kwivuza hakiri kare bakagufasha kugira uvurwe, ugire n'amahirwe yo gukira hakiri kare. Twaba tugushimiye kuba wadukurikiye, nongera kukwibutsa gukanda kuri subscribe no kuri like, naho ubutaha. Bye bye.